Rwanda tudatera imbere. Ndakwinginze nkoraburetinga kuko ndabizi ko wamfasha gukwirakwiza iyi video ikagera kure cyane, bigatuma igihugu cyacu kidukura muri aka kaga turimo. Banza uyumve ubundi ubure kumfasha. Bamwe turi kwitwa ibisambo, ingegera, inzererezi kuko twabaye abashomeri, kandi igihugu cyacu cyiza cyadufasha kuva muri ibi bibazo. Nk'uko mubizi, buri muntu wese ufite bizinesi kugira ngo itere imbere, bizinesi ye yaguke, nuko habaho innovation, creativity muri bizinesi ye, ndetse byanakanga akayihindura. Murabizi, muribaza ngo ndashaka kuvuga iki? Mu by'ukuri twese abenshi twavutse dukurira muri buno buzima buti gute. Umwana ava mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza primary yiga akageza P6 cyangwa senior, ariko nta kintu na kimwe yabasha kuba yakigurira bivuye mu bushobozi bw'amashuri ye amaze kwiga. Muri make, uyu mwana iyo atabashije gukomeza kwiga akabaho gucikisha amashuri ye cyangwa se akava mu ishuri bitewe n'ibibazo by'imiryango bitandukanye, nta kintu na kimwe yaza hano hanze ngo abashe kuba yakora kimubyarira inyungu, kizabashe kumutunga mu minsi ye iri imbere. Yewe hari n'igihe aba arangije senior 6 ariko ugasanga n'ubundi ntacyo bimufashije bitewe n'uko yize ibintu wenda by'ubuganga cyangwa se ibintu by'amasiyanse n'ibindi bitandukanye. Muri make, icyo nsaba ngo mu ngerezi bukuru ni uko badufasha bakongera amasomo y'umurimo mu masomo abana bahabwaga ku ishuri guhera muri primary kugeza segonderi. Byadufasha kugabanya abashomeri ndetse n'ibisambo no kongera imibereho myiza y'abaturage. Murakoze cyane kubw'uruhare rwanyu rwiza. Imana igumye ibarinde kandi bashigikire mu byo mukora byose. Sema amen.